Igihugu cya Mongolia ni kimwe mu bihugu abantu bataziho ibintu byinshi cyane nk'uko bazi byinshi kuri Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Gusa kimwe mu bituma abantu benshi bakimenya bagashaka no kugisura ni ukubera ariho havukiye umwe mu bagabo bakomeye bigeze babaho ku isi. Uyu mugabo niwe muntu wafashe ahantu hanini mu bayobozi bose bigeze babaho, yatsinze ubwami bwari bukomeye, afata n'ibihugu byari byarananiye abandi bayobozi b'icyo gihe. Uyu mugabo nta wundi ni Genghis Khan, benshi bakunze kwita inyamaswa y'Iburasirazuba. Tugiye kunyura mu mateka n'ibigwi by'uyu mugabo, dusobanura akantu ku kandi mu buryo bwimbitse. Ikaze kuri mwese. Uyu Genghis Khan yavukiye mu gihugu cya Mongolia mu muryango w'Abamongoli mu bwoko bwa Bote, aha ni mu karere kazwi nk'Uburasirazuba bwa Aziya. Ubundi amazina ye yari yariswe n'ababyeyi yari Temüjin, ariko yaje kuyahindura aza gukoresha izina rya Genghis Khan rifite ubusobanuro buhambaye, kuko bivuze kuba umuyobozi w'umuhanga kandi ufite ingufu. Genghis Khan ubwo yari akiri muto, se umubyara yitwaga Yesugei, wari umuyobozi w'ingabo z'Abamongoli, yaje kwicwa arozwe n'abanzi bari bahanganye bo mu gace. Ibyo nibyo byaje gutuma Genghis Khan akurira mu bukene bukabije. Genghis Khan kubera ubuzima yabayemo byatumye yiha intego yo kuzubaka umuryango n'ubwami bukomeye bw'Abamongoli. Genghis Khan yari afitanye umubano utandukanye n'abandi bakuru b'Abamongoli kubera ko amaze gukura yatangiye guhangana n'abandi banyamuryango b'Abamongoli batumvikanaga. Genghis Khan yatangiye kugaragaza ubutwari mu gihe cy'intambara ubwo yatsindaga imitwe imwe n'imwe y'Abamongoli yari ihanganye n'iyindi. Ikindi kimwe mu byatumye Genghis Khan atsinda ibihugu byinshi ndetse akagera ku ntego ze ni uko yatangiye kujya arwana intambara mu buryo bw'ubuhanga, harimo kuba yarakoreshaga imyitozo ya gisirikare itandukanye kurusha abandi bayobozi b'ibihugu. Mongoli kandi bari bafite ingabo zirenga ibihumbi byinshi, ariko Genghis Khan ntiyashingiraga gusa ku mubare w'ingabo, ahubwo yagenderaga ku buryo bwo kuyobora neza no gukoresha ubuhanga ku rugamba. Genghis Khan yakoreshaga uburyo bwihuse bwo kohereza amakuru ku ngabo ze, kuko yakoreshaga abayobozi b'ingabo mu kugabana no kugeza amakuru ahantu hatandukanye. Ibi akaba ari byo byamufashije mu kwinjira mu bihugu bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Aziya, harimo Ubushinwa, Ubuhinde na Paji. Genghis Khan yarwanye intambara nyinshi, gusa izatumye aba umwe mu bategetsi bakomeye harimo intambara yarwanyemo n'Ubushinwa. Iyi ntambara yaje kuyitsinda kubera ko yari afite ingabo nyinshi, afite uburyo yakoreshagamo ingabo ze mu buryo budasanzwe, ndetse yari anafite ibikoresho bikomeye byari bigezweho muri icyo gihe. Iyi ntambara ikaba yarabaye ahagana mu mwaka w'1205 kugeza mu mwaka w'1215. Indi ntambara yarwanye ni iya Khwarezmi, yabaye mu mwaka w'1218 kugeza mu mwaka w'1221. Genghis Khan yagiye ashyiraho ubutegetsi bwahinduye ubuzima mu bihugu yari yaragiye afata, kandi yari anafite uburyo bwihariye bwo kuyobora igihugu cye cyari kigizwe n'ibihugu byinshi bitandukanye. Yashyizeho amategeko menshi agamije guhuza abantu bose ndetse no kubaka ubutegetsi bw'ubwisanzure. Aya mategeko yashyizeho yitwaga yasa, akaba yari ajyanye n'imyitwarire, ubuyobozi ndetse n'imibanire mu gihugu cyose. Iyi yasa yashyiraga imbere kubahiriza amategeko mu buryo bukomeye, aho kwica amategeko byafatwaga nk'icyaha gikomeye cyane. Izi ngamba yashyizeho zatumye ubutegetsi bwa Genghis Khan bugira igikundiro, binafasha kugabanya imyitwarire mibi mu bihugu byose yari ayoboye. Genghis Khan yifashishije urubyiruko rw'abasore bari bakiri bato kugira ngo bakore mu ngabo ndetse no mu buhinzi. Yashishikarije abaturage bose kwiga no gukora, ndetse anashyiraho uburyo bwo gutanga ibikoresho byose bikenewe mu kazi. Ibi nibyo byatumaga igihugu cya Genghis Khan gitera imbere mu buryo bwihuse.
Gusa ibindi bintu byatumye igihugu cya Genghis Khan gitera imbere harimo ingendo nyinshi yakoreye mu bihugu byo hanze, harimo Uburayi, Aziya y'Amajyaruguru ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Kuko izi ngendo zagize uruhare mu kuzamura imibereho ya benshi, harimo nko gutuma ubucuruzi bugenda neza mu buryo butari busanzwe ndetse no gukwirakwiza ubumenyi n'ubuhanga bushingiye ku masoko n'uburyo bwo kuyobora. Urugero ni nk'urugendo rw'ubucuruzi rwakozwe n'Abamongoli, aho bagize uruhare runini mu kuzamura ubucuruzi. Genghis Khan yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1227 ubwo yari ari kwitegura igitero gikomeye yari kugaba ku gihugu cy'Ubushinwa mu gace kitwa Xinjiang. Urupfu rwe rwateje ingorane zikomeye cyane. Abantu benshi batanga ibitekerezo ku mpamvu zateye urupfu rwe, aho bamwe bavuga ko yishwe n'indwara y'uruhu, abandi bakavuga ko yaguye ku rugamba, hakaba n'abandi bavuga ko ari ibindi bibazo by'ubuzima yagize. Gusa amakuru menshi yo avuga ko yaguye mu ntambara, akaba yari afite imyaka 60. Genghis Khan amaze gupfa byagizwe ibanga rikomeye n'umuryango we, kubera ko naho yashyinguwe kugeza na n'ubu ntago hazwi. Nyuma y'urupfu rwe kandi abahungu be n'abayobozi ba Mongoli bakoze ibishoboka byose kugira ngo bagumane ubutegetsi bw'umuryango w'Abamongoli. Umuhungu we witwa Ukuri Khan niwe wahise afata ubutegetsi bwa se, akomeza ibikorwa byo gukuza ubukungu n'imiyoborere y'igihugu. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo, nibutsa abantu bose batarakora subscribe yuko mwayikora, mugakanda like, mukanasharinga, mugatanga n'ibitekerezo byanyu muri comment. Naho ubutaha.